urukundo rw'Imana araruhutse naho agiye Imana yamukunda kurusha umukobwa mutoya ntabwo n'imirimo yakoraga n'abantu uburyo bamufatagamo nyine iki nicyo cyarigiye era nicara kazana cyazana kibura mutoni akagira finance agakora ubukwe byibura nanjye kuri aba mu bukwe Urugwiro Family TV bafite ibikorwa byiza nimuze mwese mwurebe ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu
atemba ku maso yacu, imitima yacu iririmbana n'ijuru. Kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe araduhumurizwa na Kristo. Kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ntacyadutanya nawe, ntacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu. Duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse. Nimuhumure mukomezwe na Kristo, urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka. Araruhutse inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu, kunzi w'Imana, aruhukiye mu gituza soje umurimo we, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Araruhutse, araruhutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse, soje imirimo ye, araruhutse.
atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araduhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya n'urupfu nacyo rutadutanya nawe araduhumurizwa tuzahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse nimuhumure mukomezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma akanya ubuzima ubutumwa ashimira mwese igihamya cy'uko abantu yabanye n'Imana n'Imana guhera saa tanu urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora ndetse hari n'abakoze ku butunzi bwabo abandi ni soje imirimo
yaje guherekeza umutungo n'aho agiye Imana yamutunga umukobwa mutoya n'imirimo yakoraga n'abantu uburyo bamufatagamo nyine iki nicyo cyayigiye nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu irimbana kubw'ihumure duhabwa na Kristo byibura nanjye kuri humurizwa na Kristo ntacyadutanya nacyo zahumurizwa na Yesu nawe kubona ibyo mvuga ntacyo nabona uwo tubikira bakomeje kuvuga ati yaje kumufasha abana imyaka irindwi irashize ntabwo yigeze anyura uriya umwana yabaye umwana w'imfura yanjye aba mwishwa wanjye aba byose kuri njye mutoni abagore n'uruhumbu mu nda ntabwo nirirwa mvuga iby'urupfu rwe mwese amateka narayimuzi ntabwo ari ibintu byabaye kugira ngo kwica ibintu byose byarasakaye rero mukomere isomo twakuramo Imana nidufasha duharanire gukora ibyiza buri wese abashije kubona nubwo wenda atari kureba ariko aho yiwe wenda ishobora kuba iri kureba byibura buri wese akabasha kubona abamurikira bangana gutya bo muri hano nuko mwumva ko ari umuntu w'ingenzi mwabuze rero dukomeze dufatane mu mugongo ndabashimiye nanjye ari kurwanya ndetse n'amafamiye n'imiryango bose barabibona nanjye ndahari ku bwanyu aho nkenewe haba mu byago haba mu birori murakoze kuruhukira igihe gito Ineza k'urukundo rwanjye ari ruke ntirukera kandi ukuboko ndengera kuko tutari kumwe ntacyo nakwimarira ukuboko ndengera kuko tutari kumwe ntacyo nakwimarira nawe nyir'ubuzima sonze y'ubugingo kandi urayutanga
tutari kumwe ntacyo nakumarira dawe wanyiremeye ndaka kugusaba maze muyibaze ntabitawuteka tuzi neza ko urukundo rwanjye ari ruke ntirukira bantu kuboko ndengera kuko tutari kumwe ntacyo nakumarira bantu kuboko ndengera kuko tutari kumwe ntacyo nakumarira dawe nyir'umugisha tanga ubuntu bwawe maze abanyabyaha bagaruke bwangu uzi neza ko urukundo rwanjye ari ruke ntirukira bantu kuboko ndengera kuko tutari kumwe ntacyo nakwimarira bantu kuboko ndengera kuko tutari kumwe ntacyo nakwimarira ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko
rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse. ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse. soje imirimo ye araruhutse, inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. araruhutse araruhutse. nubwo amarira atemba ku maso yacu, imitima yacu irimbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. uhumurizwa na Kristo, duhabwa na Kristo, ntacyadutanya nawe, ntacyo rutadutanya nawe. tuzahumurizwa na Yesu. Duhabwa na Kristo, ko n'urupfu rutadutanya nawe. araruhutse. nimuhumure komezwe na Kristo, urupfu ntirwadutandukanya nawe, tuzaruhuka. araruhutse, inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. araruhutse. umukunzi w'umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we araruhutse. amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi ku gukiranuka, asoje urugendo arataha. umugeni wa Kristo araruhutse, inshuti ya Yesu kunzi w'Imana, aruhukiye
n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse soje imirimo ye, araruhutse inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza, aruhutse imiruho n'imihati,